Inkuru Ncyanutse se iyo umukene ngo wifashe ajya kugira inama umukire. Umukene yarifashe ajya kugira inama umukire. Uzi ibintu byamubayeho Muhanga nibyo ngo umukire arashinjwa guhohotera umuturage akamukomeretsa cyangwa shani bikamuviramo no kuvunika. Umukene yaravunitse yarakubiswe Uyu niwe uvuga ko yagiriye inama umukire bikaza kurangira aviremo gukubitwa n'umukire. Uyu ni umukire mu bandi bakire bo iki gihugu. Icyo narakivuze. Niba icyo cyo cyamurakaje tukimara kuvuga amagambo yerekezaho. Ubwo bindi byakoreye kumva numva ndi hasi numva ndakubiswe. Arakomeza asobanura uko yakubiswe n'uwo mukire. Ngiye kumva numva rankubise mpitama mpanuka ngiye kwa mugagara bambwira ngo igufa bita mu gifaransa clavicules ngo ryamenetse. Avuga ko icyo yazize ari uko yagiriye inama. Ibyo bya business ye twayiganiriye none igihe kiragera ngiye kumva numva rankubise none ndavuga nti noneho nshobora no gupfa mpitamanuka nirukanka. Umugabo yasobanuye ko umukene yasobanuye ko ayo mafaranga atayabona aho kugira ngo musubize neza mwise mwaduke. Kwenye gusuzo kwikiye Daily Deeds official iminsi myinshi se buri dusuhuza abantu badukurikiye abantu badahema kudukurikira twongera kwihanganisha abantu babuze abiri kwa gatatu cyane mutwihanganire natwe si twe urango mabaga yakoze ibara ahantu hose mabaga nta mabaga ariko ntayo gusa yateje ikibazo ahantu hose ibintu birahagarara. Mabaga nayo tumye tudasuka se yego mabaga mama nariyo yabiteye ariko yari nka mabaga ibihe byayo ntabwo byari byo yari nka mabaga. Dushimira abantu badahema kudukurikira abantu bari impande zose z'igihugu dukomeza kwihanganisha abakongomani. cyagenze biteze ubwato bwarohamye muri Lake Kivu abakongomani abantu 50 bakomeje kubura ntabwo baraboneka kandi already yamaze bwari wiyubitse kera ejo kubera umuyaga mu mazi kandi baranaheka abantu benshi kugira ngo bakurikize amategeko nta n'amajire rishwi cyagiye bapakira n'imizigo ihene byose biri mu bwato ihene intama ipusi ariko kwihangana burya ntabwo wakishimira kundi yapfuye n'usubwo wawe uri umuntu nyabaki nuko rero hari inkuru nshaka kukubwira kera abantu buriya y'abanyeshuri basoje kwiga hari akantu babacishamo kitwa itorero ry'igihugu ngo n'abanyeshuri barinyuzemo ubu ngubu bari guhigwa cyane. Bashoboye kunyura mu itorero ni ikintu gikomeye ku muntu warinyuzemo nyine ni uw'agaciro. Hari indangagaciro buriya indangagaciro rero buriya natwe dusoje kwiga twarinyuzemo cyane turicamo baradutoza ariko tukaba dukorana n'umuntu aho hafi nawe mugenzi wacu ariko bakavuga bati avuga menshi yararunduguraga nyine avuga menshi akavuga aho biri ngombwa naho bitari ngombwa kuko abantu babaho sinzi ukuntu yavuze turi kuri parade muri attention mwese kuri attention twese twafunze turakumva twumva aravuze sha afanduze ukora isa mbira ngo sha wa mwana we ngo ushobora kubushanuka icyo kibazo yari afite cyo gushanuka cyane nuko hano rero nabonye inkuru ncyanutse se iyo umukene ngo wifashe ajya kugira inama umukire.
umukene yarifashe ajya kugira inama umukene. Uzi ibintu byamubayeho? Niwe wijyanye ku bwende. Yarifashe atari ko se, ariko hari ibintu biba bisekeje. Reba uhingira 1,000 700 umuntu afite miliyoni zirenga. Winjiza 700 ku munsi. Umuntu yitwa umukire yarakoze afite amafaranga. Umuntu wa 700 arifashe avuye mu murima, arakarabye, arisize, arazindutse, aravuze ati kajye kugira inama umukire. Yitwaje iki se? Icyamuviriyemo confidence yazivanye. Sinzi nanjye bari abantu confidence bazukura. Gusa ibintu byamubayeho. Umukire amukubise jido ngo gufwa rihita ricika. None aravugana nabiri. Ni nkuru se yabayeho cyangwa oya nawe ni inkuru byarabaye gutya? Muhanga. Akamajyepfo nayo. Muhanga nibyo ngo umukire arashinjwa guhohotera umuturage akamukomeretsa cyangwa shani bikamuviramo no kuvunika. Umukene yaravunitse, yarakubiswe, nuko ngo Bizimana rero utuye mu mudugudu wa Nyarucyamu ya 2 Muhanga, akagari ka Gahogo, umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Arashinja umukire, aramushinja yamujyanye mu rubanza. Yagiye kuri umukene asarajena cyangwa se ni treat cyangwa umukene hano yagiye kwikubitisha kugira ngo bamuhe amafaranga. Njye ndi gukeka ariko sinzi, reka twumvire inkuru. Arashinja umukire kumukubita bikamuviramo kuvundika igufwa. Ari kumushinja ngo umugabo yabwiye Museke ko ku cyumweru gishize yasanze umuturanyi we bita Bonamaze. Babona amazi Parerine niwe mukiza. Se ni Parerine ubu cyane Paterine bari bayishye. Buriya wabona ari Parerine. Ntabwo Parerine ku izina. Mu kabari. Amusanze mu kabari. Mu kabari ke basangira icupa. Muri make umuhinzi yavuye guhinga arangije yitera utuzi ajya ku muhanda, ajya kureba babona amazi bare abafata kuri bare ye. Amusangana icupa amufasha kurimira ati dusangire, kuko abagabo burya baranasangira, batangira kuganira. Ndabyumva. Urumva? Uyu Bizimana avuga ko mu byo muri ibyo biganiro umucuruzi ngo yamusabye. Urumva? Yamusabye ko yashaka amafaranga akamuha igipande kimwe cyo mu kabari akagikodesha. Urumva? Ndabyumva. Bakagabana akahashyira ibikorwa by'ubucuruzi bimubyarira inyungu. Urumva? Kumurwana. Bizimana avuga ko yamusabye kuzajya amuha amafaranga yo kubukoda angana n'ibihumbi 150 ku kwezi. Umukire yasabye umukene yuko azajya amuha 150 ku kwezi by'ubukode. Yavuze ko hari abakozi be yamushimiraga ko bakora neza aramutse ashyizeho icyokezo yabamuha. Nyine ubwo aramutse azanyuma ko ga service abantu bazi. Wo umukire aramubwira ati wowe wamukenewe. Urumva? Kumbona byanze. Washatse amafaranga ukaza nkaguha agapande ugashyiramo icyokezo. Ko wayabona. Ko hari abakozi banjye bakora neza. Ko ntabaguha. Umugabo kundi kwicupa. Umugabo kundi. Birangije. Uyu mugabo yasobanuye ko uwo umukene yasobanuye ko ayo mafaranga atayabona, aho kugira ngo amusubize neza mwise mwadiki yabuze amafaranga aho kugira urumva
umukene Mboniga yaramubwiye ati databuja ayo mafaranga ntabwo nayabona. Njye ntayo pe. Akimara kubivuga gutya ngo umukire ngo yahise amwadukira, mwese amusingira, reka aramukubita ukakivuga ati njye namubwiye ko namuha 100,000 aho kunsubiza amakanira ankubita urushyi muri Nyiramivumbi. yarasuzuguwe ngo yahise amukubita urushyi rw'ubusa bwo muri Nyiramivumbi. urumva munitura hasi igufwa riracika, ariko arakabye umukene urushyi ngo igufwa ritaricika sha urushyi rwo muri Nyiramivumbi yikubita hasi igufwa ritaricika. umuntu akikaraga ngo avuga ko yagiye akambakamba ahamagara agufasha nyine ati ahamagara umujyana kwa muganga. Bahageze abaganga basanga igufwa ry'urutugu ryatangiye gucika. yaguye nabi byanga bikunda kuko urushyi rwari mbatura umugabo. Bamureze Paterine ndahindura izina ry'umugabo ushinjwa guhohotera umuturanyi. Tumuhamagaye kugira ngo avuge icyamuteye gukubita Bizimana ntabwo yitabye, yarabyanze akunda ikinyamafuti ikenera agakubise. Bizimana avuga ko arimo guterwa ubwoba kuko hari abantu bazi we bagakomanga igipangu agakeka ko ari abo mukire yohereje kumugirira nabi. yarahabye urushyi rumwe ubwo rwahise rumuha isomo. Urushyi rumwe rwo muri Nyiramivumbi. Se yamujijije iki? Ubu yamujijije iki koko? Tuvugisha. We yajyaga kwenda iki? Ariko se yajyaga kwenda iki? Abagabo iyo baganira ku icupa. Yari yari kunywera ubuntu. Yari ari kunywera ubuntu. Kandi yaramukubiteye ku icupa rya mbere. Impamvu yamukubise ngo nukubera yamubwiye amafaranga make kuyo yamubwiye. Ariko abamukubise urushyi ubwo si byo ubwo se arakabiri uwo mugabo ntabaho. Kuri ubu Bizimana avuga ko yamaze gutanga ikirego muri RIB akaba ategereje guhabwa ubutabera. Birakwiye. Bizimana rero wahimbye indirimbo Isaro ry'Inyanza. Uwo mugabo n'umuhanzi umukene yaje gukina ariko ari umuhanzi. Ndabyumva. Isaro ry'Inyanza kuri ubu atunzwe no guca inshuro mu biraka ahabwa n'abantu bifuza ko abatwara kubera ko afite uruhushya rwo gutwara imodoka ariko afite akazi muri make. Avuga ko yahuye n'umwana we ku ishuri kugira ngo aze kumurwaza. Yakuye umwana we ku ishuri kugira ngo aze kumurwaza kuko nyina aherutse kwitaba Imana mu minsi mike ishize. Umugabo ari mu mage, sibyo? Ari mu mage. Bamwe mu baturanyi ba Bizimana bavuga ko mu myaka amaze i Gahogo nta muntu bagirana ikibazo yiberaho kuko ari umugabo ukunda guhimba indirimbo zirwanya sida. N'umuhanzi akanashyigikira ikipe ya Rayon Sports n'izishyigikira ikipe ya Rayon Sports. We nta kibazo agirana n'abantu. Abayeho yiriye. We ni umujyanama, ni umuhanzi akaba n'umujyanama. Inama ze zamuviriyemo no gukubitwa. Ariko rero bavuze ngo umukene yagiye kugira inama umukire, ariko njye numva baraganiraga. Ntago baraganiraga. Umugabo yaraje aza gufata agacupa asanga umukire ariyo burarije mu kabari gahuza abantu mukaganira mutaziranye ugasanga umwana arenze undi. Nase umugabo ubwo yazize iki? Kuba yaravuze uko yifite. Kari cyo kibazo ndi kwibaza.
reka nkore ukuntu ibintu byagenze. Umukire ntabwo yari guciririkanya n'umukene. Umukire ashyiraho amafaranga. Umukire ntabwo yaciririkanya n'umukene buriya igihe icyo ari cyo cyose. Byo bagiye gukorana. Ese bari bagiye gukorana? We yaramubwiye ati shaka amafaranga nkuha akantu. Ku buntu se shaka amafaranga nkuha akantu dore ngakariye ugakoreremo gafate. Urumva? Shaka amafaranga aya nayo. Nje nguhaye umubare yaza. Genda uyashake n'uyuzuza uzaze muhe ujye ukora. Undi nawe aho kugira bivuge ngo ndaguha 100,000. Ariko se reka wenda twumve. Uwo mugabo yagize umujinya yuko ahise avuga ngo ndaguha 100. Ikigaragara cyo yagize umujinya ko yamubwiye make akaba yabuze. Ikigaragara cyo umukene ashaka ko yarasanze umukire yaritamiye icupa yaritamiye yarihamije akaba namuzi avuga aka nakanyamahoro ni kabihona aramuzi yamwigirijeho hano kanze nkakubitira ubuntu. Ndabyumva ibintu wira no kubitirwa ubuntu. Bya bindi baba bavuga ngo umuntu akubitira ubuntu bamukubise akabaza mani uruki rwo mu matama rutuma ni nyiramivumbi. ariko umugabo mukurikiranye akureba ko upfushije umugore umwana wawe ararwaye ugize unamanure akavumbi unakuri cyakoze afite ibibazo bihekeranye bingana. Reba icyo umugore wapfuye mu minsi mike umwana we bararwaye mu gihe kimuzana agiye kuganira n'undi igufwa bararivuna. Ibibazo bine byikurikiranye mu minota. Leo tumaze kwihangana. Umuhanzi yaririmbye isaro ry'Inyanza. Ariko nani buriya umuntu umwe aba akwiye ubutabera kuri seri. Ariko n'ubundi yamaze gutanga ikirego kuko handitswe ngo arashinja. Bivuze ko uwo muntu nyine aramushinja yaranamuhohoteye mama. Uri kubyumva nawe? Yaramuhohoteye. Ni kwa kuntu umuntu akwibonera kandi abo bantu babaho nyine akakwifata akavuga ati uyu nguyu niyo nagira iki. Akumva nyine ntacyo bitwari kandi abakire ni imico yabo. Ariko ngo abakire n'abana beza niko njya numva. Nta mukire mubi ariko ubuzima nk'una mukire mu bahoze amafaranga yose ni meza. Ariko amafaranga ko yaba ameze kose amafaranga yose ni meza. Urumva? Nasubwo umuntu ufite amafaranga yaba ari mubi. Ya ndirimbo ngo money does not buy happiness urayizi? Amafaranga ntiyagura ibyishimo. Umugabo yari ari kwiyumva ariko akaradiyo yagakubise no mu bicu. Ati amafaranga ngo ntiyatuma. Nyine urumva amafaranga mu buzima bwawe abakenewe uko waba ukora uko kose. Amafaranga reka nkubwire amafaranga abakenewe. Ufite amafaranga uko ariko kose niyo washwana n'umugore asimugana kwigendera depense bagusaba ukazikemura. Umwana ukamugati ndamurihira amafaranga dore ngo bayiruka inyuma niyo yatumye umugabo ajya Bugande kagenda yirukanka agezeyo birangaragaruka abana mutumye bamaye ayimpambe. Yes. Ntabwo uzi uwo mugabo aririmbye indirimbo uko nagiye Bugande. Uzayo imeze te ifaranga uko nagiye Bugande behe no gusubira Bugande kadashimira abantu irandirimbo no original nayo kubana. Shimira abantu bose bakurikira biye. Dushimire wowe wakoze subscribe, like, share, comment. Ni inkunga yanyu ikomeye kuri twe. Ariko buriya wana umunyamuryango wa muri twe. Daily deeds. Cyane. Ubu ngubu mani uko nsigaye mbibona. Imibare noneho nyirabara. Nk'ubu nko muri iyi minsi umuntu yari yaragize waza nawe ugasuka. Waza.
tukaganira rero buri kiganiro kiryoha ese bona nacyo gisangiwe ikiganiro kiryoha gishaje nyine kuganira buri muntu umwe ntabwo yaganira ibintu ngo biryohe cy'abantu babiri byasaba ko bafite ubundi ibiganiro by'abantu babiri byaryoha yako hajemo batatu biryoha kurushaho bayazamo bane bikaryoha kurushaho bayazamo batanu bikibaho hantu ihinduka iyo ni ariko uyu ni wo mwihariko wabikundi ibyo byose bazabibona hari abo bigiye murakoze cyane